Perezida wa Ruda ngize amahirwe yo kongera kubona yego muri kano gace ka Ruhuha. Nanjye ndi umuruda. nawe uri umuruda muraho neza noneho mukomere cyane. Rero ndi umuruda ariko ntago nagize ubumenyi bwinshi ku bintu byinshi ngo nsobanukirwe. Yego Ndashaka kubaza ese imyenda y'abaruda kuki iba hehe ko nshaka kuyigura ngo njye nyambara muri no quartier babone ko ndi umuruda. twe turamutse tugize n'imyenda ntitwayigurisha twayitangira ubuntu. Icyo ni icyambere. Icyakabiri kwabaruda n'abarudakazi nk'uko wabonye kode yawe muri telefone ikubwira ko ubaye umuruda koko nibyo, ariko noneho kwe uko twagennye hayi kanse y'abaruda nk'uko nari mbivuze hariya haruguru ni akanama cyangwa inama nkuru y'igihugu y'abaruda yemeje ko nta muntu n'umwe w'umuruda cyangwa umurudakazi haba n'akaruda gato katarafatiranga wemerewe kwambara ingofero yanditseho ruda cyangwa umupira wanditseho ruda umanuke no ku masogisi. Nta n'umwe ubyemerewe. Kubera iki? Ni ukubera ko abanyarwanda tumaze kubasuzumanisha ubushishozi iyo myenda bambara y'amashyaka irabaryanisha. Umuntu abona uwambaye umwenda w'ishyaka runaka n'undi yambaye w'irindi shyaka, noneho akakwita umwanzi w'igihugu kandi ashingiye ku mwanzi. Muri make ntibarakomera kuba bagera kuri urwo rwego rwo kumva ko umwenda ntaho uhurira n'umwanzi w'igihugu. Icyo ni cyambere. Ubwo ni cyangwa cyakabiri. Ikindi nuko tumaze gusuzumanisha ubushishozi twasanze nta kamaro k'imyenda. Kwe abaruda twahisemo kwambara amasuti, tukambara barafinda style, tukambara imyambarire itanga agahenge ku mubiri kuko abantu baribohoye n'ibihugu byabonye ubwigenge byaribohoye. Kuki umubiri wacu tutawubohora ngo twambare imyenda itanga agahenge ku mubiri? Abakobwa bacu bazafatire kuri urwo ruzitiro, abamama, ibikwerere, abasaza n'abakiri bato bakazigana ibyo. Hari ikindi wongeraho mu kubaza? Icyo kibazo kiranshimishije cyane. Yego. Ariko mfite ikindi kibazo nshaka kubaza. Wakibaza nacyo gishingiye ku myambarire kuki abaruda batambara imyenda y'ishaka? Oya biratandukanye. Yego.